ntago nzacogozwa nica mugongo z'iyisi kuko ndahamya nashidikanya ko hari ubundi bwiza tuzambikwa bineye kwibuka za nkoni bineye kwibuka y'amahwa bineye kwibuka rya cumu watewe ku bwanjye nubona ko mbyibagiwe Yesu we uzanyibutse nubona ko mbyibagiwe Yesu we uzanyibutse gahunda dufite niyo kubashyigikira kugira ngo impano ibarimo igaragarire rubanda kuko sinibaza ukuntu umuntu yaba amaze imyaka 20 afite impano yo kuririmba ariko ugasanga muri iyo myaka ayimaze nta karirimbo na kamwe kari kuri YouTube utagenda ngo wandikeho izina rye kuri YouTube rye ngo kazamuke nibura abantu bamenye ko afite impano ukazasanga zarinda apfata nakoze indirimbo kandi yarigeze kuririmba ndirira kenshi muri yise ntabura n'uwamoza ariko nubwo bimeze bityo nzi yuko nzahozwa mu ijuru ndirira kenshi muri yise ntabura n'uwamoza ariko nubwo bimeze bityo nzi yuko nzahozwa mu ijuru ndirira kenshi muri yise ntabura n'uwamoza ariko nubwo bimeze bityo nzi yuko nzahozwa mu ijuru iby'amaso yanjye atarabona iby'amatwi yanjye atarumva iby'umutima udatekereza ibyo nibyo nzabona mu ijuru iby'amaso yanjye atarabona iby'amatwi yanjye atarumva iby'umutima udatekereza ibyo nibyo nzabona mu ijuru iby'amaso yanjye atarabona iby'amatwi yanjye atarumva iby'umutima udatekereza ibyo nibyo nzabona mu ijuru yewe ntago nzacogozwa nica mugongo z'iyisi kuko ndahamya nashidikanya ko hari ubundi bwiza tuzambikwa yewe ntago nzacogozwa nica mugongo z'iyisi kuko ndahamya nashidikanya ko hari ubundi bwiza tuzambikwa yewe ntago nzacogozwa nica mugongo z'iyisi kuko ndahamya nashidikanya ko hari ubundi bwiza tuzambikwa iby'amaso yanjye atarabona iby'amatwi yanjye atarumva iby'umutima udatekereza ibyo nibyo nzabona mu ijuru iby'amaso yanjye atarabona iby'amatwi yanjye atarumva iby'umutima udatekereza ibyo nibyo nzabona mu ijuru iby'amaso yanjye atarabona iby'amatwi yanjye atarumva iby'umutima udatekereza ibyo nibyo nzabona mu ijuru yaje mu isi ntibemera kora ibitangaza ntibemeye urapfa urazuka ariko umuntu ntiyanyurwa waje mu isi ntibemera kora ibitangaza ntibemeye urapfa urazuka ariko umuntu ntiyanyurwa bineye kwibuka za nkoni bineye kwibuka y'amahwa bineye kwibuka rya cumu watewe ku bwanjye nubona ko mbyibagiwe Yesu we uzanyibutse nubona ko mbyibagiwe Yesu we uzanyibutse cyagihe ku musaraba uri kumwe na bya bisambo icyakwizeye kikakwemera wagihaye isezerano ko muzabana mu mahoro icyakwizeye kikakwemera wagihaye isezerano ko muzabana mu mahoro
binteye kwibuka za nkoni, binteye kwibuka ya mahwa, binteye kwibuka rya cumu watewe ku bwanjye. Nubona ko mbyibagiwe Yesu we uzanyibutse. Binteye kwibuka za nkoni, binteye kwibuka ya mahwa, binteye kwibuka rya cumu watewe ku bwanjye. Nubona ko mbyibagiwe Yesu we uzanyibutse. Nubona ko mbyibagiwe Yesu we uzanyibutse. Nubona ko mbyibagiwe Yesu we uzanyibutse. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu, abakunzi ba Great Maker TV ikorera online. Turabasuhuje aka kanya, turi kumwe n'umugabo tumusanze ahantu. Ibyo ari byose uko mubibona namwe murabona ko harakeye. Turaza gukomeza tuganira, muraza kumenya impamvu twamusuye. Reka rero mu gutangira dutangira twibwira. Ntabwo bafite Imana igimakeya iz'abantu banyimye, Imana yanjye ntizazinyima. Ntabwo bafite Imana igimakeya iz'abantu banyimye, Imana yanjye ntizazinyima. Urugamba rukomeye yarahabaye ndabibona, iranabara sinakorwa n'isoni, Imana yanjye ndacyayemera. Urugamba rukomeye yarahabaye ndabibona, iranabara sinakorwa n'isoni, Imana yanjye ndacyayemera. Ntabwo bafite Imana igimakeya iz'abantu banyimye, Imana yanjye ntizazinyuma. Ntabwo bafite Imana igimakeya iz'abantu banyimye, Imana yanjye ntizazinyuma. Ntabwo bafite Imana igimakeya iz'abantu banyimye, Imana yanjye ntizazinyuma. Murakoze cyane. Nitwa Ndahimana Janvier cyangwa se Care Beat, ndi umuhanzi ubarizwa mu karere ka Huye. Ndanezerewe cyane kuboneka kuri zino kamera za Great Maker TV. Murakoze, Imana niba mumugisha. Urakoze cyane, utangiye neza rwose, utwibwiye neza ku njyana ishimishije abantu benshi bakunze. Aka kanya rero turagusuye, tugusanze iwawe. Hano ndabona harimo ibikoresho byinshi cyane. Mbere yuko nza guha uwo mugabo ukuri inyuma nawe ijambo kugira ngo twibwire, ndagira ngo ubanze dusobanurire ibi byose ndi kubona hano ni iby'iki, ni ibiki? Iyi ni studio itunganya indirimbo izwi ku izina rya The Winners Records. Niho ntunganyiriza indirimbo, habizanye n'iz'abandi. Uko mubibona turi mu nzu y'umuziki kabisa. Murakoze, tubahaye ikaze. Murakoze. Aka kanya ubwo ibyo ari byo byose twicaye mu ruganda, njye numva bavuga ngo ni uruganda rwa muzika. Ubu none aha twicaye mu ruganda. Ubundi rimwe na rimwe iyo tugiye gusura izindi nganda hari igihe urugerayo, nimba ari urwaji ugacyura icupa rya ji, sinzi rero hano nimba ndi bucyure iki, turaza kubimenya nyuma. Uracyura injyana nziza kabisa. Reka mbere yuko dukomeza, nk'uwo mugabo ukuri inyuma nawe atwibwira. Amazina bahita Mugabo Jean Claude, nkaba ndi umuproducer, ndi n'umucuranzi, ariko izina ry'uwo producer nitwa Jofast Pro. Nanjye nkaba ndi umukozi muri ino studio ya The Winners Records.
murakoze. uri umwe mu bayede cyangwa mu bafundi bakorera muri runo ruganda, urakoze cyane. Reka dukomeze. Janvier, ibyo ari byo byose hari izina twamenyereye ku ndirimbo yitwa Care. Uyu munsi nshobora kwivugira nti uyu munsi nagiye gusura Care. Care ryaturutse kuki? Izina Care ryaturutse ku ndirimbo nakoze yitwa Care. Irimo amagambo meza cyane avuga ngo ntabwo bafite Imana ijya Care, iz'abantu banyimye Imana izazima. Narayanditse nyishyize hanze, ifashe abantu aho nambutse hose ati ni Care. Care barifashe gutyo nyakubahwa, nuko bimeze. Wenda sindi buze kwinjira mu mizi cyane, ariko hari igihe umuntu yandika igihangano swata agize inspiration akuye ku bandi cyangwa se akaba ari ubuzima bwe bwite. Sinzi nimba ushobora kuba watubwira iyi ndirimbo yaturutse ku buzima bwawe bwite cyangwa ni inspiration mu buzima bw'abandi? Kose ni ku buzima bwanjye bwite. Narebye imibereho buri muntu wese ahura nayo, dusanga noneho buri muntu wese abaho mu buzima bwo gukubitwa hasi, ariko gukubitwa hasi wenda ni ugusuzugurwa n'abantu wibwiraga ko bakagufashije, uwakagushyigikiye, uwakagufashije, uwakakwitayeho, ukabona ahubwo niwe urimo kujya kure. Ndebye rero uko abantu benshi bagenda bakubitwa hasi n'abandi kandi bakabagiriye umumaro, aribo bagenda babatesha agaciro, ndavuga ati nta kibazo, iby'abana b'abantu batakorera umuntu birashoboka ko Imana yabikora, kuko nabonaga hari imirimo Imana itangaje igenda ikorera abantu bayo. Ndavuga ni Care abantu badatanga Imana igiye ibasha kuzitanga. Mbivuga noneho nanjye nigarukaho ndavuga ni ntabwo bafite Care abantu banyimye Imana izazinyihera. Nuko byaje. Dukomeza, reka noneho tugere ku nganzo nyirizina, turaza no kugera wenda ku kuntu waba waratangiye gutunganya umuziki, ariko reka mpere ku nganzo yawe. Waba waratangiye kubona ko ufite impano yo kuririmba nka ryari? Imana yawe imaze igihe kingana gute? Urebye yatangiye muri za 2007 none natangiye gukunda kuririmba, ntangira kujya mu rusengero, nareba aho baririmba nkumva ni byiza, nanjye ngerageza kubikora, hamwe n'Imana igenda ibishyigikira. Kugera kuri uyu munsi ntise nihuta, ushobora kuba umaze gusohora nk'indirimbo zingana gute abantu bashobora kuba? Indirimbo maze gusohora ndumva ntabwo ziri munsi ya 30, ariko nanditse indirimbo zirenga 1000 cyangwa 2000. Umutwe n'inzu y'ibitabo. Umunsi wagiye ubona umwanya kubera ko ari wowe unabyikorera, ubwo biroroshye kubikora. Reka wenda nubwo turi buze kuza kuhatanga aho izo ndirimbo dushobora kuzikura, reka aka kanya duhite tuvuga ngo nk'umuntu ushaka kumva iyo ndirimbo Care ayisanga he? Care ni kuri YouTube channel yanjye, no kwandika Ndahimana Janvier, ukajyaho ukayibona, yitwa Care tu. Ahita yibona mu buryo bworoshye cyane, cyangwa se kuba afite nimero yanjye ya telefone ndaza kuyitanga, mpita nkamusunikira kuri WhatsApp akajya mu bihe byiza. Biroroshye. Reka ngaruke wenda ku kintu cyo kuvuga ngo umuziki mu nzu y'Imana ushobora kuba watunga umuntu. Ni ngombwa. Umuziki uragabura. Umuziki uragabura iyo umuntu awukoze neza, kuko cyane cyane gospel. Noneho gospel iyo turimo dukorera Imana, tuba twizeye ko n'ibihembo tutabona hanze Imana ishobora kubiduha. Umuziki rero uragabura, kuko nk'iyi Care yarangaburiye cyane. Umuziki uragabura. Nibyo. Reka nse n'uwinjiramo imbere wenda nkubaze ngo urabona ntabwo iyo batuye ntabwo mugabana amaturo n'iki, utakoresheje konseri, wenda wakoresheje konseri birashoboka ko wabona amafaranga. Nabwo sinzi nimba muri gospel wenda wakoresha konseri ukishyuza abantu. Ni mu buhe buryo umuntu ashobora kubonamo amafaranga binyuze muri gospel? Uburyo mu gukorera Imana buhesha umuntu umugisha akabona amafaranga. Iyo ukoreye Imana iguha umugisha, kandi mu mugisha Imana itanga uza mu buryo butatu. Hari umugisha uza nko mu buryo bw'amano, waba ugenda mu nzira ukaba watora amafaranga kandi abandi bayabuze. Uwo ni umugisha w'Imana ibihaye umuntu, uje mu buryo bw'amano. Hari undi mugisha iguha ikoresheje imirimo y'amaboko yawe, uwo nawo ni umugisha w'Imana. Hari undi mugisha nanone uragwa n'ababyeyi. Rero mu gukorera Imana tujya tubasha kubonamo umugisha. Wakorera Imana ubikunze, ukabona muri ya mirimo yindi y'amaboko yawe Imana iguhereyemo umugisha, ukabasha kuronka wa muziki urakwinjirije, Imana iguhereyemo umugisha, bigatuma uronka ibyo utari kubona. Kandi si ibyo gusa, hari igihe tugira n'umugisha ugasanga hirya no hino baraguhamagaye,
mu gitaramo runaka ati ngwino dufashe umurimo w'Imana, wajya kugenda ati mukozi w'Imana ntukagenderaho, bakaguha icyo gihe akagati kakaboneka n'abana bakarya. Umuziki rero ntabwo twawukubita hasi, umuziki burya utubeshejeho nibyo. Niba ntibeshye Bibiliya hari ukuntu ivuga ngo kuririmba ni ugusenga, nimba ari kangahe? Ni kangahe? Iyo uririmbye ubundi ubusenze gatatu, ukubise muzamutse, niyo mpamvu uzabona bashyiramo ikorasi yahimbaza ati wi ro totaye dora beneviase menekotaye, tumva ukwivuze. Hari andi mavuta bizamura ukabona birikoze, ubusenze gatatu nibyo. Njye mpita nibaza ikibazo, ubundi ku muntu w'umuririmbyi ni ngombwa gusenga kandi n'ubundi ahora asenga muri bya bihangano? Biruzuzanya. Iyo uririmbye uzamura amavuta, noneho amavuta yazamuka wakucomekamo ikintu bita isengesho, rigata ko ritumbagira rigata rigerayo imbere y'Imana. Imana ikavuga ati uko biri kose mbonye umuntu wasizoye kandi sinamwirengagiza. Kuririmba no gusenga birafatikanya, bikabasha gutuma ugerayo. Kuba Kristo murabizi, nawe uri we ndabizi. Hari ikintu abantu benshi bajyaho impaka, agahita yibaza ngo nimba umuhanzi cyangwa se umuririmbyi wa gospel yateguye igitaramo ntabwo ari ngombwa ko bishyuza. Ntabwo wajya kubwira umuntu ijambo ry'Imana ngo nurangiza unamwishyuze. Ntabwo ijambo ry'Imana ari ryo gucuruzwa. Ku ruhande rwawe ubyumve? Biriya ababivuga gutyo mbafata nk'abayobe, kuko kuba wategura igitaramo ukabwira abantu uti ngizi CD ni muyigure 10,000, ni muyigure 100, ni muyigure 300, si ubuyobe, ahubwo ni ukwaguka mu mutwe mu buryo bwo gukorera Imana. Kuko nimba turi gukora umuziki turashora gukora igihangano cyiza, birasaba kujya muri studio, uzakenera abasoliste, abapianiste, abaproducer bagufasha. Ibyo byose ni amafaranga. Iyo ukoze ibyo bitaramo bigufasha kubona amafaranga, kandi ayo mafaranga gatuma waguka mu buryo bw'ivuga butumwa. Navuga ngo rero iyo umuntu ateguye igitaramo cyishyuza, bamwe bakavuga ngo ni umuyobe, ahubwo abayobe ni ababivuga. Kuko nimba umuntu akwita umuyobe kubera ko wateguye igitaramo kandi atazaza ngo aguhe miliyoni nibura ati genda ushyigikire ivuga butumwa muri wowe, niwe wayobye, ahubwo uri mu murongo muzima. Nababwira ni rero bave mu buyobe, bamenye ko gukorera Imana kuri mu buryo bwinshi bugiye butandukanye, ahubwo banashyigikira Imana. Nimba yateguye igitaramo cyishyuza, bayazane bashyiremo mu gise cyari menshi, ubwami bw'Imana bwaguke. Umuziki ni imwe mu mpano. Mbere yuko dukomeza n'umuziki, haba hari indi mpano waba ufite ariko ukaba utayiha agaciro ngo uyigaragaze? Impano ufite ni nyinshi cyane, ariko zirakora ndumva zirakora. Zimwe muri zo Igihe mfite impano Imana yagiye impa zigiye zitandukanye, haba izo gukorera Imana, izo kwibeshaho mu buzima busanzwe, n'izi ibintu by'umuziki, ntunganya indirimbo mu buryo bw'amajwi, ni mu bundi buzima busanzwe, n'izi ibintu by'ubwubatsi, ibintu by'amazi n'amashanyarazi. Impano ni nyinshi ngiye mfite, kandi uko mbonye uburyo ndazikora. Sinshobora kujya ahantu ngo sange amazi yabo yabasanze mu nzu ngo nanirwe kubafasha narabyize. Sinshobora kujya ahantu ngo sange umuntu arimo arubaka pura yamuzonze y'inzu yabuze uko ayikora, mpita afata mashini nkashushanya akabasha kugera ku cyo ashaka. Impano zanjye rero zijya zibasha gukora, ariko cyane cyane ikora cyane niyo mbamo cyane iy'umuziki. Birumvikana haba mu gutunganya ibihangano byanjye n'iby'abandi bangana. Yes. Utumye mpita ngaruka ku kintu cyo gutunganya umuziki. Igitekerezo cyo gukora studio cyaturutse he, cyaje ryari? Cyaje ndi i Kigali, hashize nk'imyaka ndumva nk'itatu. Umuntu yanyemereye studio, arambwira ati ndagutiza studio ko nari mfite umuproducer uri bwarara nkorera. Arambwira ati yewe ndi bwagutize studio murare mukora. Ndanirirwa mva mu gitondo mutegereje, isaha z'umugoroba zigeze aduha nk'utunota 30. Aratubwira tumva rero yewe iminota nsigaranye ni 30. Namwe se ko nahereye mu gitondo ngutegereje umbwira ko nijoro turi bwarare dukora, bikaba bigeze saa moya ukavuga ngo ugiye kuduha itunota 30 hita ufunga studio wigendere. Ati jewe studio yanjye ntiyararikoramo abantu ntazi kandi yaranze. Mbo ntahana ifuhe muri jewe, ndavuga ni nimba ibyo nkora ari iby'Imana,
kandi iyo dukorera ifite ubushobozi kuki jyewe Imana itazaca aka gasuzuguro nkazabona studio yanjye nanjye nkakora. Ngenda afite iryo shyaka rero. Icyo gihe nari mfite udufaranga duke mpita ngura piano ndayimanukana, ndavuga ntuko biri kose n'ibindi bizaza nzambika piano nk'amezi nk'6. Nyibitse nk'6 nza kubona andi mafaranga ngura uduspeaker, mvuga nuko biri kose ya piano nzajya ncomeka kuri speaker ncurange. Speaker za piano mba ndazibonye. Bigenda biza nyuma y'ikindi gihe runaka mbona machine ntangira studio gutyo bitangira ari bitoya. Imana igenda ibishyigikira nuko naje mu mushinga wo gukora indirimbo. Nari mbabajwe n'umuntu wanyimye ibikoresho bye kandi yari yabinyemereye. Muri rusange ushatse kutubwira ko wagize ifuhe ry'umurimo w'Imana ariko ushaka no kugira icyo ukosora mu byo usanze abandi bakoraga. Sinzi nimba aka kanya nahita mvuga ngo icyo kintu cyakubabaje muri muzika nta wundi muntu urava hano afite ikibazo cy'uko nawe wamukoze nk'ibyo bagukoze. Oya ntibishoboka giye aho nkorera mbafite n'amamatera. Nimba nkoreye bijya bibaho umuntu akagira akazi kenshi ariko ugira nuko wita ku bakiriye bawe. Ntago umwana yava za Rwamagana ngo ajihuye ngo urangize umubwire ngo uramusezereye saa 6 z'ijoro ngo umwanya ntugihari wo gukora ntaho kurara. Mbitaho yaba yaturutse kure cyangwa hafi agakora agataha indirimbo yayitahanye kandi nta mubabaro yagiriye iwanjye kuko jye nahuye nabyo birambabaza nibyo naje gukemura tu. Bakunzi bacu reka mbararikire namwe kuzagerageza icyo kintu koko murebe nimba ibyo tubwiye ari byo. Nuza agatinda kugukorera ntuzabure kubishyira muri comment z'ibiganiro duhora dukora igihe cyose cyangwa se ngo we wanatubwira twongere tunamubaza impamvu noneho yaba yarateshutse. Reka dukomeze. Aka kanya ushobora kuba uri umuproducer wenda watubwiye ko watangiranye ifuhe ry'umurimo w'Imana. Ese ubundi umuziki ukora uri mu buhe bwoko? Ukorera umuziki buri muntu wese, ukorera ikorari, ukora izawe ku giti cyawe, ukora uti? Jewe sizanjye ku giti cyanjye gusa mfasha niza abandi bahungu b'abashuti banjye niza amakorari agiye atandukanye haba amaklassike izaba katolike izaba abaporo nazo turabakorera. Kandi si ibyo gusa ni ya sekira upfa kuba ari umuziki utugaburira turakora byose nta kibazo. Nta mupaka mfite ku ndirimbo ngo ndagarukira. Niyo yaba ari umwisiramu akaza aririmba ibya byarabu byabo turarikodinga tukamuha. Nuba ngo icyo upfa nuko akuzanira iki rwose niba yazane bipfa kuba byanditse. Kugera kuri uyu munsi abantu benshi batinya gukora umuziki bitewe nuko iyo urebye abanyamuziki benshi hari igihe usanga umuziki bakora utabatunzi. Kareba akavuga ati ninsohora 200 angahe byanjye ngakora indirimbo ntikundwe ubwo sinzaba mpiye. Nkanjye ushaka kuza gukoresha akaririmbo nifitiye bwa bushobozi bwanjye sinzi uko biba bimeze. Wumvikana gute n'umukiriya? Sinshatse wenda ngo uhite umbwira ngo nimba ufite 100 ndahita ngukorera. Ubundi bigenda gute kugira ngo umuntu yisange muri studio afite amafaranga runaka umukorere? Mwumvikana gute? Jewe yuje gukora ndeba uko uhagaze. Sinavuga ngo ni igiciro runaka usibye ko kiriho cya studio ariko nanone si cyo tugenderaho cyane kuko mu mirimo yacu dukora gutunganya indirimbo habamo no gufasha. Twebwe dufite n'umutima wo gufasha. Umuntu ashobora kuza nkamuca amafaranga ko ari nundi waza nkamukorera ku buntu kandi agataha. Bibaho byose ni umurimo w'Imana. Iyo turimo dushaka amafaranga ariko tuzirikana ko twahamagariwe no gukorera Imana. Yewe nita ku mpano umuntu afite. Ese afite impano imeze ite? Impano afite niyo gushyigikirwa. Ubona twafatikanya tukabasha kwagura ubwami bw'Imana. Iyo sanze afite impano uwo ngo turakorana nta kibazo. Ariko igiciro mfite cya studio cyoroheye buri wese ku buryo abasha gushyira hanze igihangano cye kikabasha kumurikira rubanda kuko nitabaza Imana ibishyize muri we rigomba kujya hagaragara rero rikamurikira rubanda. Ubushatse kumbwira ko nyuma y'ikiganiro nanjye turi buze kumvikana nkumva nimba iri jwi hari cyo wagorora. Ntago waba wantunze kamera nziza nk'iyi ngo ndeke kugushyira muri recording room kabisa. Reka dukomeze wenda twibaza ubundi hari ukuntu tujye twumva ngo studio runaka ifite rebo igira abantu bayikoreramo.
hakaba ari abantu bumva yuko nimba atari muri iyo rebo kugira ngo azabone serivisi neza ari ibintu bigoranye. Hano bimeze gute? Hari rebo, ugira rebo? ngira rebo nibyo nk'uko umaze kubimbwira, mfite rebo iyo bita the winners record rebo. Turayifite, harimo n'abana basinye baba muri iyo rebo, ariko ntibivuze ko n'utayirimo atabasha gufashwa. Arafashwa kandi neza, ahubwo tukanamuha keya nyinshi cyane kugira ngo nawe agire ishyaka ryo kuza muri rebo yacu. Yes. Urakoze cyane. Hari ukuntu njya mbona wenda abanyamuziki bamwe baza yateguye indirimbo ye swati yayanditse ku manota kuki. Hano umuntu uje gukoresha indirimbo yitwaza iki kugira ngo indirimbo ye ubashe kuyumva? Indirimbo yaje gukoresha indirimbo agomba kuba afite igihangano gitunganyijwe, cyanditse, gifite melody. Abakatolike bo barabikemuye, baza bitwaje indirimbo zabo ziba zanditse ku rupapuro, ziba ziteguye ku manota, biba byoroshye no guhita ushyira hariyo ucuranga ubahereza. Bo byarakemutse. Ariko n'udafite impano yo kwandika, turamufasha akaza akaririmba, tukumva indirimbo ye imeze ite, ese melody ifite ni nziza, ese imyandikire yayo ni mizima, ubutumwa burimo bwagira umumaro. Iyo dusanze bumeze neza turakora, kandi niyo dusanze butujuje ibisabwa turamufasha kugira ngo dutunganye igihangano cye kigende neza. Nicyo tuba tubereyeho nyakubahwa. Kugera kuri uyu munsi nk'indirimbo nibura ushobora kuba warakoze ari wowe uyikoreye ukavuga ati iyi ndirimbo ko nanjye iyo nyumvise numva nta kintu nakosoraho, iyo ndirimbo wayikoze ryari? Ni iyawe? Ni iyande? Umuntu ushaka guhita yumva yayisanga? Hari indirimbo nyinshi nagiye nkora nanjye nkumva nanyurwa. Hari nk'indirimbo umwana aturutse i Kigali araza kubita akaririmbo, aza avuga ati ngiye mfite indirimbo yitwa Inzozi. Mbasha gutungurwa na wese, shaha iyo ndirimbo yitwa Inzozi irimo ibiki? Arayimanuka ati inzozi warose zizasohora, ati inzozi Yosefu yarose zizasohora. Nanjye yo nkumvise numva ewana umutima wanjye unezerewe, yitwa Inzozi kabisa. Bintera kurota nanjye birankangura. Iyo umuntu aje hano kuri we yiyumvamo impano yo kuririmba cyangwa se yiyumvamo kuba yakwandika, ariko ugasanga kugira ngo azahuze ibyo bari kumucurangira n'ibyo ari kuririmba bigoye, bigenda gute? Ibyo bijya bibaho cyane rwose pe. Umuhungu wacura beat nimba ari 7 ukumva ikubise muri akayikubita ukumva aje muri country ukuntu, cyangwa se ama off beat, murabyumva. Kubita beat ukumva yagiye hirigiriye, ukabona no kuzamushyiramo biragoye. Fite abahungu rero bashinzwe kubagorora, ahita amufata akamusohokana, akamutoza, akaza tukabishyiramo. Hari n'ubwazo ugasanga ni intambara ikomeye, ni intambara ikomeye, ukajya uri coding inyuguti ku nyuguti paka igihe bigiriyemo. Kaba ari akazi katoroshye, nizamvune z'abaproducer ngira ngo no mu ishuri twiga hari igihe umwarimu yagukubitaga inshuro nyinshi akuziza kwandika, wenda wanditse nabi, ariko nk'iyo bigenze gutyo ko hari igihe mwarimu nyine ageraho akarakara, akaba yanagucishaho ikinyafa. Niyo bigenze gutyo ntushobora kumwirukana cyangwa ngo wange kumukorera? Uko biri kose mu kazi ntibijya bibura. Hari umuntu utoza ukumva ntibijyamo, akaza museka, ariko ewana ibyo umushyira bukabona ntibijyabo, bikarangira utishimye. Ariko nanone ntumugaragariza umubabaro cyane, ugerageza kubishyiramo. Kandi Great Maker TV namwe aka kazi murimo mumbwira namwe mujya muhura nako. Uko biri kose mufite akazi kenshi kandi gakomeye, kandi mugomba kugakora kugira ngo namwe mubone umugati. Hari abantu ujya utunga kamera bikakunanira neza, ugakomeza ukabatoza, urabatoza kugira ngo ubageze ku cyo bashaka. Nibyo. Reka wenda aka kanya hari abantu badukurikiye bifuza kuba bakorana namwe. Icyambere bamaze kubabwira ko
icy'ingenzi cyane si amafaranga, nubwo amafaranga nanone utayafite buriya hari henshi utinjira. Aka kanya umuntu ushaka kukugana wamubwira iki kugira ngo nibura yumve ko aho agiye kujya bitandukanye n'aho yari asanzwe akoresha akamara amezi angahe igihangano cye gitegereje, cyangwa se ahorayo igihe cyose atarabona igihe? Icyo namubwira natinyuke, kuko abaje asanga nabo ibyo bakora nawe n'ibyo akora. Namubwira ngo imvune z'abahanzi ndazizi kuko nanjye ndiwe. Ubwo rero jyewe ndamwumva kugira ngo mufashe, ahubwo za mvune z'abahanzi mufashe kugira ngo zigabanuke. Nashira ubwoba ahubwo aza dusange tuvangavanga umuti bigende neza. Reka wenda tugenda twerekera ku musozo, nguha umwanya ugire icyo ubwira abafana bawe, cyangwa se hari abafana bagufana ku muziki, hari noneho n'abakunzi bagukunda nka producer. Wababwira iki ku kigendanye na serivisi baba bakeneye, cyangwa se ku kigendanye n'ibihangano byawe ukora? Babiteze bitega iki? Tugiye gukora, ndagira ngo abakunzi banjye tubibutse ko tugiye gukora, ngiye gutegura ibitaramo. Nubwo turi mu bihe bitoroshye, ariko gahunda dufite niyo gukora, kandi tugakorana imbaraga kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke, haba ku bakunzi banjye kandi no kubangana, haba muri The Winners Record, nabo nibatwegere. Gahunda dufite niyo kubashyigikira kugira ngo impano ibarimo igaragarire rubanda, kuko sinibaza ukuntu umuntu yaba amaze imyaka 20 afite impano yo kuririmba, ariko ugasanga muri iyo myaka ayimaze nta karirimbo na kamwe kari kuri YouTube utagenda ngo wandikeho izina rye kuri YouTube rye ngo kazamuke nibura abantu bamenye ko afite impano. Ukazasanga zarinda apfata nakoze indirimbo kandi yarigeze kuririmba. Nibatinyuke, buri muntu wese muri we harimo imbaraga, kandi umuntu wese Imana yamukoresha akabasha kugeza ibyo afite ku bantu. Batwegere, ubundi ibitaramo tugiye kubitegura, byaba ibyanjye ku giti cyanjye, haba ibya studio nkoreramo iyo bita The Winners Record. Tugiye kujya dutegura ibitaramo hirya no hino, kandi namwe turabashimira mwatangiye kudufasha kuza kudusura mu studio. Imana nibaho umugisha. Great Maker TV, Imana nibaho umugisha. Urakoze cyane. Reka wenda hari akantu kajya kagaragara mu rwego rwo kuzamura za mpano z'abantu n'ubundi bari kwitinya, cyangwa se badafite bwa bushobozi. Ugasanga hari ibigo runaka cyangwa se abantu runaka bateguye nk'ibitaramo, bateguye amarushanwa, bagashyiraho wenda igihembo cy'uko nk'uwatsinze ashobora kuba yakorerwa indirimbo. Hano bijya bihaba? Birahari, ndimo ndabitegura vuba cyane. Hari iyo bita The Winners Competition tugiye gufungura, kuko abana babasaba ubufasha ni benshi cyane. Abasaba ubufasha rero bizajya binyuraho muri The Winners Competition. Habeho competition, turebe ese impano zabo zihagaze gute, turebe izigerageza tuba arizo dufasha, izindi ndanyagasani nawe azirwariza ajya abafasha. Niko bimeze. Reka noneho nsoreze wenda kuri rebo. Ubundi mbere yuko umuntu ajya muri rebo yawe cyangwa se rebo ya The Winner Record, bimusaba iki? Bimusaba kuba dusanzwe dukorana, ntago yava hirya ngo aze ngo ndaza mpite ninjira. Iyo twakoranye nawe twarigeze kumumenya, duhita tumwereka amasezerano dufite, ibiyakubiyemo abimenyeshwa yahageze. Yabona ari ngombwa kuyasinya akayasinya, yabona atari ngombwa agakomeza. Yes. Uretse wenda kuba mwakorera nk'abahanzi, nk'umuntu ushaka noneho kuza kwiga umuziki we, bimera gute? Mushobora kumwigisha cyangwa murakora gusa? Haba kwigisha ibintu bya production audio turabafasha, haba kwiga gucuranga, tuba dufite abahungu hano babukereye, urabona ubwanwa afite bwasizwe amavuta. Arabigisha rwose bakabimenya, bagucuranga piano, abagitari, buri kimwe cyose turabigisha kandi bakagira ubumenyi. Urakoze cyane. Ndagira ngo wenda usoza wenda nze guha ijambo n'uwo mugabo muri kumwe, ndagira ngo utange adresse umuntu ukubonye bwa mbere ashobora kugushakiraho, nuzagira ikibazo abe yakikubaza. Adresse
yoroshye ni nimero ya telefone dukoresha WhatsApp 0788 subiremo 0788 ndumva ari ibyo biroroshye kunyandikira. urakoze cyane. Reka nibande kuri uriya mugabo agiye gukomeza, yari yatangiye yivugaho akantu gato. Ndagira ngo mubaze uburyo abona akazi akoramo hano muri The Winner Record, uko akabona, uko abakiriya cyangwa se abanyamuziki uburyo mukorana. Abanyamuziki, abaririmbyi cyane, abahanzi baza hano, hari abaza baje kurikodinga indirimbo nyine turi ebo yo kubakorera, turashoboye, ibyuma turabifite kandi tubakorera neza. Nuje ashaka kwiga gucuranga nawe nta kibazo turamwigisha. Umuziki twarawize neza, twawigiye no hanze y'u Rwanda. Nyibutsa watubwiye ko witwa? Niyo mazina banyita Mugabo Jean Claude Joe Fast Pro. Utubwiye ko umuziki wawize ndetse ugera naho wongeraho agakeregeshwa ko hanze. Tangira utwibwira mu nganzo yawe y'umuziki. Umuziki umazemo igihe kingana gute? Umuziki umaze kukugeza kuki? Murakoze. Jewe ubundi umuziki ndumva nkutangira umuziki natangiye gukubita ingoma muri korali muri korali y'abarokore kera mfite nk'imyaka nk'umunani nakubitaga ingoma neza. Ndangije shyiraho gitari niga na piano, so ndangije nkomeza amashuri y'umuziki mu Bugande. Rero icyo umuziki umaze kungezaho, icya mbere nabwo kubona namwe muje kutureba nabyo ni ishema ry'umuziki. Ikindi cya kabiri, nditunze, umuziki urantunze nyine, mbona amafaranga, nkambara, nkarya, ibintu byinshi ndabifite. Ubundi mfitemo n'ibindi bikorwa nyine mu muziki byaturutse mu muziki. Uretse kuba nabonye ucuranga gitari, ikindi gikoresho cy'umuziki ushobora gukoresha ni iki? Ncuranga na piano, nkacuranga na drum na trumpet. Ubundi mu banyamuziki hari igihe umunyamuziki ashobora kuba ari umuririmbyi, umuhanzi cyangwa umucuranzi. Muri ibyo byose ukora ibi? Je byose ndabikora, kuko sinaba mfite gitari ngo curange gusa. Iyo nibereye no mu rugo ndacuranga, ndi no kwiririmbira, so byose ndabikora jewe. Duha urugero nyine. Bambariye bambwira ng'abagiye Buganda bataye ubutindi, ndararuka ngiye Buganda, ndararuka ngiye Buganda. So ni nk'uko ndabikora byose. Watubwiye ko muri The Winner Record ukoramo akazi ka production, ariko by'umwihariko watubwira specifia icyo ukora? Njyewe ubundi ndacuranga, nka recordinga, narangiza indirimbo nkayuzuza, then mastering cyane. Uyu nguyu niwe ubijyamo cyane. Ku bwawe hari ibihangano byawe waba warashyize hanze? Sindabishyira hanze, ndacyari kwandika neza indirimbo. Ngagira icyo ubwira abadukurikiye kugira ngo dusoze. Abadukurikiye kuri Great Maker TV, nagira ngo mbahe ikaze muze dufatanye muri The Winners Record, dufatanye muze
muze tubakorera indirimbo. Ni studio nziza pe, ibyuma byose birahari, amagitari za Gibson ni byinshi, ibyuma byiza birahari, kandi hari n'abahanga bazi kubikoresha. Muze dufatanye, nzi ko nidufatanye umuziki w'Ibutare mu majyepfo, Huyeyo, intara y'amajyepfo, Kigali, u Rwanda rwose tuzazamuka mu muziki nk'uko n'abandi bazamutse. Murakoze cyane. Reka nshimire studio The Winner Record kuba baduhaye umwanya bakemera kuvugana natwe, ni iby'agaciro. Kandi namwe mudukurikiye cyane cyane abahanzi, nababwira ngo mugane The Winner Record babakorera indirimbo. Ntugire ubwoba ngo ntabwo ngo uzi kuririmba neza, wumvise yuko hari abahanga babishoboye bagenda bakagorora ijwi, nanjye banyemereye kwiri ryanjye bagiye kurigorora. Reka rero twizere ko umuziki wihuye, umuziki wo mu ntara y'amajyepfo ugiye kongera ukazamuka, kuko tuzi ko abastari benshi bo mu Rwanda abenshi banyuze hano. Mwakoze kubana natwe, mbararikira kandi utarakora subscribe gukora subscribe kugira ngo ibiganiro tujye dushyiraho byose ujye mubibona hakiri kare. Igitekerezo wakidushyirira muri comment kugira ngo tubwire icyo dukosora cyangwa se icyo twongera. Nimwe dukorera, nimwe dushaka ko mudutuma kugira ngo tubakorere ibibanogeye. Ciao ciao. Bikomeye n'uyu munsi